mbataturire ibya buriya butaka bugiye guhogoza amahanga, ndetse na Kongo ikaba iburyamaho, ariko ikamera akaba umugani ngo bakunda inkwi bakanga abashenyi, bakunze ubutaka nyamara abanyirbogo babufiteho gakondo barimo barabirukana. Uti se ubwo butaka bwageze hariya buti? Nk'uko amateka y'u Rwanda abidutaturira, buriya butaka bwabaye ubw'u Rwanda mu mitaga igera muri 4. Ubwa mbere abakurambere impanga Rwanda bahahanze ibihugu. Igihugu cyitwa Ubuhunde cyahanzwe ahasaga muri za 400, gihangwa n'uwitwa Gihunde cya Rurenge ufite gakondo ye hariya mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushonyi na Zaboneza. Bishaka kuvuga ngo uwitwa Gihunde cya Rurenge wahanze igihugu cy'Ubuhunde aricyo kigizwe na Kivu ya ruguru, uwo nguwo akomoka inaha mu Rwanda. Niyo mpamvu uzasanga twinshi mu duce tunyanyagiye Kivu ya ruguru harimo nakitwa Rutsiro. Rutsiro niyo mu Rwanda. Icyo gihugu cyahanzwe ahasaga muri za 400. Bigeze muri za 450 ni nabwo abaturage bagiye bava imihanda yose bavuye i Rwanda baragenda bahanga igihugu cyitwa Ubunyabungo. Ubunyabungo bwo ni uruhurirane rw'abaturage bari bavuye i Rwanda, bavuye Kivu ya ruguru, baraza basabana n'abanyekongo. Icyo gihe ariko Kongo yari itarabaho, baragenda barema igihugu cyitwa Ubunyabungo. Igihugu cya gatatu kiri kuri ya butaka ni icyitwa Ijwi. Ijwi ryo ryahanzwe n'abitwa Abashi b'Abahavu, nabo bakomoka ku Bashi bo mu Bunyabungo. Ubwo nibwo buryo ibyo bihugu byahanzwe mbere na mbere mu mateka y'u Rwanda, nuko byahanzwe. Ubundi buryo bwa kabiri buriya butaka bwabaye bw'u Rwanda nuko mu mushinga w'igihe kirekire wateruwe na Gihanga ahasaga mu 1100, mu masezerano y'Inkotsi na Bikara yarahuje abami bimanuka abarimo Gihanga ndetse n'abasongo butaka, bemeranyije ko bagiye guhuza igihugu kikaba kimwe. Icyo gihe baremye umushinga wo guhuza ibihugu bakoresheje diplomasi, ariko biza kunanirana. Bije kunanirana nibwo abaragwa mushinga barimo abami bazunguye ingoma y'u Rwanda bihaye gahunda yo kugaruza umuheto ibihugu byose byikuye mu masezerano. Ubwo nibwo habaye intambara nkundura yo guhuza ibyo bihugu. Nshaka kuvuga ngo muri aka karere u Rwanda ruherereyemo harimo ibihugu bigera muri 29 bibumbye ubuso bwa kilometero kare 168,616. Icyo gihe rero mu 1510 nibwo witwa Ruganzu Ndori yagiye agundagurana n'uwitwa Murira Muhoyo, ndetse aramutsinda, afata n'umuhungu witwaga Nsibura Nyebunga arabatsinda, Ubunyabungo bwegukira u Rwanda. Icyo gihe mu 1510 ni nabwo abanyabyinshi bakomoka kuri byinshi byabamara, nuko ngo ni inzu yo mu Banyiginya yasanze banywanyi babo b'Abanyabungo, baragenda babaha gakondo, bakata ibikingi, baratura, baharema gakondo yabo aho hitwa Minembwe, bahita Abanyamurenge kubera ako gaciro kaho nuko hasanzwe hitwa. Ubwo n'uburyo bwa kabiri buriya butaka bwigaruriwe n'u Rwanda. Igihugu cya Kivu ya ruguru, ndavuga Ubuhunde, bwigaruriwe na Yuhi Gahindiro ahasaga mu 1780. Icyo gihe Ubuhunde bwegukira u Rwanda, ubutaka bwaho boza mu Rwanda gutyo. Biraza birakomeza, bigeze ku ngoma ya Rwabugiri, noneho nibwo yagabye ibitero atsinda n'Ijwi mu 1880. Igice cyose cy'uburasirazuba bw'u Rwanda cyegukira gutyo, biba ubutaka bumwe bwitwa igihugu cy'u Rwanda. Ubundi buryo bwa gatatu buriya butaka bwabaye bw'u Rwanda cyangwa se abanyarwanda batuyeyo, ni igihe bagendaga bagiye gukora imirimo y'abakoloni. Hari abagiye gucukura amabuye y'agaciro, abagiye guhanga y'ibyayi, nabo baragenda baratura, barema gakondo zabo z'ibihe byose. Ariko aho ngaho icyo nabibutsa nuko kenshi na kenshi muri aka karere u Rwanda ruherereyemo kimwe n'u Rwanda nyirizina, nuko iyo abaturage babonaga ari benshi ku musozi bagendaga barema amashami bakajya gushaka ubwinyagamburiro bw'aho batura n'amatungo yabo. Harimo bagiyeyo nyuma yo guhanga ibihugu, hari abagogwe b'Abakono n'Abacocori bagiye hasaga mu 1609, baragenda batora za Masisi, ndetse n'Abagunga batuye hariya za Mugunga n'Abacyaba nabo bagiye muri ibyo bihe baragenda barema gakondo yabo yindi ya kabiri
hariya bita za Jomba. Ubwo nibwo buryo imiryango yagiye igenda ikagenda irema gakondo yabo kuri ya butaka bwa Kongo, maze buturwaho n'abanyarwanda muri ubwo buryo. Igikomeye kiruta ikindi mbere na mbere nuko kiriya gihugu buriya butaka bwarimo ibihugu bitatu. Hari Kivu ya ruguru yarimo Buhunde, Kivu y'epfo yari irimo cyitwa Ubunyabungo, ndetse n'igihugu cyitwaga Ijwi. Mbere na mbere nuko byahanzwe n'abakomoka ino. Cya kabiri nuko mu mushinga w'ihuza bihugu ngo harimo igihugu kimwe cyitwa u Rwanda, biriya bihugu byatsinzwe. Ubunyabungo 1510, Ijwi 1880, Kivu ya ruguru hitwaga Ubuhunde 1780. Numva ko ubwo butaka bwahise bw'u Rwanda ku bw'igiteka ryose. Icyo cyo nitwanagitindaho kuko muri aka karere niyo ntambara nkundura yari ihari yo gutwara ubutaka ukabwomeka ku gihugu cyacu ndetse kimwe n'ibindi bihugu kugira ngo byagure ubutaka bwabyo. Ariko hagati aho ubwo butaka babutura bwari amashyamba ya kimeza, baratutira baratura barema gakondo z'ibihugu bituwe. Icyo gihe Kongo yari itarabaho. Nicyo kintu abantu bagomba gusobanukirwa. Ntabwo ari Kongo n'ubutaka bambuye Kongo bayirwanya. Hariho ibihugu byitwaga Ubuhunde, Kivu ya ruguru byitwaga Ijwi n'Ubunyabungo, Kivu y'epfo. Icyo gihe Kongo yari itarabaho kuko Kongo yahanzwe n'abakoloni b'Ababiligi basaga hafi muri za 1885 nibwo abanyekongo bahanze nako Ababiligi bahanze Kongo. Ari mpamvu tubona hariho za Kongo ebyiri, hari Kongo Brazzaville na Kongo Kinshasa, zose zitwaye amazina kuko zihuriye kuri ya ruzi rwa Kongo. Niyo miterere rero y'uburyo buriya butaka bwabaye ubw'u Rwanda n'uburyo abanyarwanda bahageze. Noneho rero urongera wabaza uti se imipaka bayikase ryari? Ariko ndagira ngo nongere mbisubiremo ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 1910 hateranye inama i Buruseli mu Bubiligi yari ihuje Abadage bakolonizaga u Rwanda n'u Burundi na Tanganyika, igahuza Ubwongereza bwakolonizaga Uganda ndetse na Kenya, ihuza n'Ababiligi bakolonizaga Kongo. Baricara bashyiraho imipaka ibatandukanya n'ibihugu bakolonije. Nuko u Rwanda barusiga rungana na kilometero kare 26,338, maze kiriya gice cyose cyabira bihugu biri hakurya y'Ikivu byari by'u Rwanda bahita babishyira kuri Kongo, ndetse bagarukira ku kiyaga cya Kivu. Noneho Uganda yo irazigarukira ku birunga bitwaje icyo bita imbibi karemano. Mu ncamake buriya muri Kongo hari ubutaka bungana na kilometero kare 124,553 z'u Rwanda. Naho muri Uganda hariyo 17,715. Urumva rero twebwe dusigarana 26,338. Umva ko hanze y'u Rwanda hari ubutaka bujya kungana na 5/6 by'u Rwanda dufite ubu ngubu. Nguko uko abanyarwanda bageze kuri wa butaka, nguko uko bakatiweho imipaka n'abakoloni b'Abadage, kuko imipaka yatangiye gushyirwaho. Umva inama yabaye kuri 24 z'ukwa 2 1910, mu kwa 5 kuri 14 imyanzuro bemeje barayemeza burundu bafashe. Noneho batangiye gushyiraho imipaka kugeza mu 1912 nibwo imipaka yarangiye. Ari naho hakurikiye intambara y'isi yose, Abadage birukanwa mu Rwanda no mu Burundi na Tanganyika, Ababiligi basigarana ubwo butaka babwidanduramo uko bashaka. Ngiyo imiterere y'uburyo abanyarwanda bageze kuri ya butaka. Ubutaka bwabo bukatira kuri Kongo, u Rwanda rukabura biriya bice byose byo Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo n'ikirwa cy'Ijwi. Ese ikibazo waba ugishubijwe? Ndagisubijwe, ariko mfite kirumuna cyacyo, ariko gisubize nawe udashyizemo gufana. Ugisubize udashyizemo cyacyo, harya muri umuna w'ikibazo nawe ni ikindi. Ubwo ni ikindi. Ugisubize udashyizemo gufana. Yego. Wambwiye ko umuntu wa mbere wagiye kuri buriya butaka, tuvuge Kivu ya ruguru, reka mbere muri Kivu ya ruguru, wa mbere cyangwa se abantu ba mbere basanze uko Imana yaharemye gakondo, amashyamba, amazi, n'abari basanzwe ni bande? Urabona muri aka karere ntabwo ari ukubica hirya, ibihugu byose byari bitwikiriwe n'amashyamba kimeza ihiberamo inyamaswa gusa. Nk'uko u Rwanda rwatuwe ni nako uwitwa Gihunde nako witwa Rurenge
waruti hariya muri Mushonyi nabonezeye muri Rutsiro yabyaye abana bagera muri 6 abyara uwitwa Gihunde, abyara uwitwa Jeni, abyara Kimeza Miryango, abyara Kibanda ndetse na Mwongera n'uwitwa Mateke. Buri mwana we yagiye amubwira ati wowe herera aha uhange gakondo yawe. Yafashe uwitwa Kibanda amubwira ngo jya mu Rwanda rwo hagati ahanga igihugu cyitwaga Nduga, agihanga muri Kamonyi, Muhanga, Ruhango na Nyanza. Afata uwitwa Mwongera namwohereza mu Rwanda rw'Uburasirazuba ahanga igihugu cyitwaga Ubwanacyambwe cyari kigizwe na Nyarugenge, Kicukiro, Gasabo y'Amajyepfo na Rwamagana y'Iburasirazuba. Aragenda noneho afata umuhungu we w'imfura witwaga Jeni ati wowe uzanzungura ku ngoma y'Ubudaha n'Ubwishaza. Ubudaha n'Ubwishaza bwari bugizwe na Karongi ndetse na Rutsiro. Noneho afata umuhungu we w'Ubuheta witwaga Gihunde ati wowe ambuka kino Kivu ujye hakurya hariya uhanga ya gihugu ukigira gakondo n'abawe n'abagukomokaho. Muri make niyo miterere bagendaga bahanga ibihugu ikaba gakondo y'umuryango umwe ukomoka ku bantu benshi. Nuko witwa Gihunde cya Rurenge yambutse Kivu yambuka ya Zagoma aragenda hanga gakondo y'ibihe byose. Burya gakondo nkuru y'Abahunde ari nawe wari umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubuhunde yari hari aho bitaga Butembo, niwe wari umurwa mukuru aho bitaga cyangwa aho bita Butembo. Buriya Butembo ni ya kera, nibo bagiye baratura barahororokera bakwira Kivu ya ruguru babyara n'inzu nyinshi zibakomokaho. Muri make nubwo buryo uwo witwa Gihunde cya Rurenge yavuye kuri gakondo yawe muri Rutsiro ajya guhanga igihugu. Aho ngaho ni hasaga muri za 150, urumva ni kera. Hanyuma muri Kivu y'Epfo, Kivu y'Epfo yo uburyo yagiye iturwa n'Abanyarwanda bavuye inaha ndetse n'abari bamanutse muri Kivu ya ruguru. Burya kenshi na kenshi Kivu y'Epfo yo ntabwo igira umuturage gakondo wayo. Oya, ni abantu bahuriyeyo baragenda imiryango myinshi itandukanye, baragenda bishyira hamwe bitorera abambi babo barabatwara, ariko bitwaga Abashi. Cyari igihugu kigengwa n'Abashi bo muri ubwo butaka nabo barirwa mu miryango migari y'Abanyarwanda. Icyitwijwe cyo gostararengaho Abashi baje bati Abashi bavuye mu Rwanda cyangwa bari basanzwe gakondo aho ngaho? Oya bari gakondo aho ngaho, ariko u Rwanda rumaje kuhafata nabo bahabaye imwe mu miryango migari y'Abanyarwanda 26. Erega nuko twa dufite ibihugu 20. Bivuze ko muri Kivu y'Epfo abakonza amashyamba bagatamanzura amazi bakarima ubutaka bwo guturwa, bakarima imiryango bakabyara. Abambere nambe nakita nk'abasangwa butaka nabo Bashi, ni n'Abashi nibo bari nyiri igihugu. Nuko ngo n'u Rwanda ruhigarurira rwagaruye icyo gihugu n'abaho bose. Amateka arazwe n'uwitwa Nsiburanyebunga mu 1510 niho bigaruye na Ruganzu Ndori. Nta mateka azwi. Icyo ni ikintu kizwi. Kiriya kirwa kijwe cyo cyagengwaga n'Abashi b'Abahavu. Umwami wa Kihago wahigaruye n'Ikigeri Rwabugiri mu 1883 atsinda witwa Kabego. Kabego wari se wa Ntuza wa Rwamanywa nako ari Rwebanyigo warwaye wabyaye Rwamanywa rubyara Kayibanda. Umva bo bose nuko baje mu gihe baza ari abanyage ba Rwabugiri. Kayibanda Gerugore watwaye u Rwanda, wategetse u Rwanda perezida wa kabiri. Buriya niwo mu bikomangoma by'Abashi b'Abahavu hariya kwijwe, ni umwuzukuruza wa Kabego watsinzwe na Rwabugiri. Ise yitwaga Rwebanyigo nako Rwamanywa kabyarwa na Rwebanyigo yavaga inimwe na Nkundiye, bose bakomoka kuri Kabego. Niyo miterere y'uburyo buriya butaka bwari butuwe. Numva nuko nubundi Ikivu y'Epfo yari imbange y'abaturage bavinaha, ngira ngo benshi muranabizi n'abakobwa bajyaga kuroha babarohoraga mu mazi bakagenda bakibanira aho ngaho. Urumva nubwo buryo Kivu yatuwe. Ni uruvange rw'abaturage bavuye muri aka karere, ariko basanga ba nyiri igihugu bitwaga Abashi aribo bakigenga. Niyo miterere y'ubwo butaka. Urumva ko ntabwo ari umushinga wa vuba. Urumva muri za 150 Gihunde ahanga Kivu ya ruguru n'Abashi n'ingoma y'Abashi nayo iri hafa muri za 500. Ijwi ryo niryo muri za 600. Urumva ni kera, ntabwo ari vuba. Wavuga ngo nabantu bagiye ejo bundi mu gitondo. N'Abanyamurenge bagiye gutura 1510. Bariya Bagogwe
b'abakono n'abacocori bagiye mu 1609. niyo miterere kimwe n'abariya baba bajo zajomba babacyaba hari hitwa Mugunga ni izina ry'umuntu uriya wagiye kwarema gakondo ye ni uwitwa Mugunga wa Ndahiro Cyamatare. Sinzi niba ubyumva. Cyamatare se wa Ruganzu Ndori. Oya ise wa Ruganzu Ndori. Burya ntuza Ndahiro Cyamatare yabyaye abana 4. Ndumva ari 4. Hari uwitwa Ndori abyara Mugunga, abyara Muhinda, abyara Mucocori, abyara na Kibogo. Mucocori rero kimwe na Nyirarume witwaga Bigirimana nibo bahanze ibigogwe. Burya abagogwe ni fondateri y'abagogwe n'abanyiginya b'abacocori n'abakono b'Abagirimana. Noneho Mugunga ibibazo biri kugenda bivumbuka. Noneho Mugunga afata na bene wabo b'abacocori bahita bambuka bajya guhanga iki? Bajya guhanga izindi gakondo zabo muri Kivu ya ruguru hari za Masisi na za Mugunga. Ariko ivuze guhanga bisobanuye iki? Iyo bavuze guhanga no gutwara iby'abandi cyane kwihangira. Oya uragenda ugafata igisigara. Igishyamba kiraho ngaho. Kiraho ngaho ni nkuko umuntu yakubwira ngo genda uhanga igihugu cyawe muri Nyungwe. Nyungwe se hari umuntu wari? Nyungwe ni mu Rwanda nta. Ni mu Rwanda ariko kera ntago ni urugero ariko kera siko byabo bashyizeho imipaka. Buriya Nyungwe ni ishyamba ugenda ugatutira ugashyiraho imbago abana be bakahaturuka zahororokera. Ni muri ubwo buryo wagenda. Erika ntabwo ari ibintu bishidikanywaho kuko kenshi na kenshi hari ahantu hakira amashyamba ya kimeza hari nayagiye icika vuba ahangaha ku buryo ushobora kuvuga ngo aha hari hatuye abana nta bantu bari bahatuye nanu baracyari kuva yaremwa nta muntu urahatura. Nabo rero baragendaga none se muri Kongo hari hagera hafi 80%. Nta mashyamba kimeza. None se buriya bavuze ngo genda ufata igice kingana n'u Rwanda ugihangemo igihugu si ugututira ugatsuruga ukaremamo gakondo igihugu gituwe. Niyo miterere nta muntu wari uhatuye. Niriga niyo miterere y'u Rwanda rwo hambere uvuga ngo witwa Kibanda yahanze Nduga. Buriya witwa Kibanda yaragiye atura hari aho bita mu kagari ka Kibanda na Gisari na Kibanda. Gisari ni muri mu murenge wa Mbuye muri Ruhango, Kibanda ni muri Kinazi ya Ruhango. Aho niho Kibanda yororokeye. Noneho ababanda bose barema gakondo yabo bakwirakwira muri Kamonyi, Muhango, Ruhango na Nyanza. Sinzi niba ubyumva n'ubwo buryo. Ni nk'ubwo wagenda ugafata Kigali yose ukayitura urumwe. N'ubwo buryo kuko kera urumva abantu bari bakeya. Ukayitura urumwe ukazakura he umugenizi. Ujya kumushaka handi. Ujya kumukura handi mu yindi miryango niyo mpamvu umva Abanyarwanda n'ubundi ibyo bihugu nubwo ari 29 wasangaga n'ubundi ababihanze ari abavandimwe. Urugero nk'Abasinga bari bafite ibihugu 16 byose bifite gakondo kuri Rurenge. Abazigaba bari bafite ibihugu 6 bose bakuri igisekuruza cyabo kuri Kazigaba. Abanyiginya bakagira ibihugu bigera muri 5 bose bakuri igisekuruza cyabo kuri Gihanga. Urumva ko nubundi nubwo byari 29 ariko byahanzwe n'abakomoka ku bakurambere impanga Rwanda bamwe batandukanye ariko busa nkaho basa. Ikijyanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa hariya. Ikinyarwanda n'abashibihuda hehe cyangwa se Ikinyarwanda kivugwa hariya ni cyaturutse muri abo bahanze gakondo ahagana muri Kivu ya ruguru kikamanuka gikwira. Nabo bandi bagiye mu myaka itandukanye abagogwe abanyamurenge cyangwa se abo bavuye mu bwoko bw'abanyamurenge. Sobanura neza kira Kinyarwanda. Urabona Ubunyabungo cyari igihugu gishinze imizi n'imiganda. Gifite ururimi rwabo rwitwa amashi. Nuvuga ngo uko Abanyarwanda bambukaga bakajyayo niko bajyanaga n'ururimi. Niyo mpamvu ubona Kivu y'Epfo bavuga amashi bakavuga n'Ikinyarwanda. Ariko aho u Rwanda rwigaruriye Ubunyabungo n'ijwi ntago amashi yakomeze kuba ururimi gakondo rwabo ahubwo rwabaye ururimi shami rw'Ikinyarwanda. Nuko uzumva igifumbira cyangwa igikiga ukumva icyo bita Kirashi mu Gisaka ukumva Ikigoyi zose zari indimi zivugwa n'abaturage b'ibyo bihugu bitaregukira u Rwanda. Ariko bibereye igihugu babizaniye ku Rwanda nibwo ziriya ndimi bavugaga ziswe ururimi shami. Buriya mashi ni ururimi rwavugwaga muri kiriya gihugu cy'Ubunyabungo mbere y'1510. Rugezeho rero ubwo u Rwanda rumaje kuhafata ku ngoma Ruganzu Ndori nibwo bagize bati
amashi ni ururimi rudakwiye kwibagirana ariko ni ururimi ishami rw'ikinyarwanda niyo miterere. Urumva ko abaturage bajya kwimuka bagendaga bimukana imvugo, ariko wenda reka nkwereke ikindi kugira ngo ubyumve. Burya hari ikintu kimwe abakurambere mpangarwanda bakoraga kikiyobera abaswa ku mahanga yose. Burya abakurambere mpangarwanda bahanze uburyo bwo kubika amateka yabo bagenda bimukana inyito y'ahantu, ku buryo bageraga buriya mbere y'1510 wasanga duce twinshi tutaritwaga kuriya. Urugero Kivu ya ruguru usangayo inyito zisaga 200 zikomoka inaha. Uzasangayo, reka duhere kuri Goma. Goma ubundi ntabwo ari Goma, ni Ngoma. Buriya hitwaga Ngoma, ahubwo mu mbuto mu 1980 niwe wahahinduye hita Goma mu rwego rwo kuyobya uburari. Uzahasanga ahantu bita Mugunga. Mugunga ni izina ry'umuntu. Uzahasanga Jomba. Jomba no mu Rwanda irahari. Uzahasanga Rutsiro. Rutsiro mu Rwanda irahari. Bunagana. Bunagana ni ubutaka Bunagana. Ni inyito zihari zose, ni inyito n'ubundi zisobanuye mu Kinyarwanda. Za Kibirizi, uzasangayo za Remera, uzasangayo Kamuronsa. Buriya Kamuronsa cyangwa Isake. Isake ntabwo ari Isake, ni Isake. Isake ni iki? Ni Ikinyarwanda. Buriya hariya Kamuronsa, hariya muri za Sake niho Musinga yavukiye. Hari urugo rwa Rwabugiri, yavukiye mu 1883. Ibyo ni ibintu bizwi. Kivu y'Epfo yuzahasanga ahantu ubundi nka Bukavu. Bukavu ni umuzungu wahise Bukavu hariya mu gihumbi hafi mu 1900. Ubundi hitwa mu Nkavu. Babajije umunyekongo ngo hitwa ngo iki, ngo ni mu Nkavu. Bavuze mu Nkavu rero umuzungu ahita yandika ki Bukavu. Ubundi mu Nkavu mu Kinyarwanda ni ku mwaro waho inka zikukira zigize zite zishotse. Urabona hari Rusizi ni inka zashokeraga hariya bahita mu Nkavu. Mu Nkavu ni aho bita mwibuga aho inka zigira zite zishokera. Mwumva rero iyo ni inyito ihari. Buriya za mu Kivu y'Epfo hasanga za Remera, hari naho nzihitwa Nduba. Nduba irahari. Nduba numwe mu murenge w'akarere ka Gasabo. Irahari Nduba irahari. Hari za Remera, hari za Kibirizi. Kibirizi wagira ngo barayibaroze ntigihabura. Ibyo byose hari na za Kazo. Kazo ni umurenge wo muri Ngoma. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko abakurambere mpangarwanda ari bo bari batuye buriya butaka, niyo mpamvu bimukanaga ubutaka n'inyito yabo bakayijyana aho bagiye kugira ngo habashe kuba habo nyine. Niyo miterere ya kariya karere, nizo zagihamya inyito z'ahantu, imiterere y'ururimi ruhavugwa. Ikindi nakongeraho, nubwo Kivu y'Epfo n'iya ruguru ari abuzukuru b'u Rwanda, ariko burya za Katanga na za Kasahe hariyaho ni mu bishywa b'u Rwanda, kuko twashyingiye abakobwa benshi noneho bakabyara. Urumva ni umwishywa nyine, nta bishywa b'u Rwanda. Buriya butaka burya yose ikira Kongo y'Amajyepfo yegera za Angola, yegera za Zimbabwe na za Zambia, buriya abantu bose benshi bahatuye nta bishywa b'u Rwanda. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko umunyarwanda ni sekuruza w'amahanga menshi, ntabwo ari gutunga urutoki. Bishatse kuvuga yuko abantu benshi bakunda kwivuga, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarabivuze ati niba bashaka kwirukana abantu batuye muri kiriya gice bavuga Ikinyarwanda, ati byaba byiza birukananye n'ubutaka bwabo, kuko zira ni gakondo zabo zahanzwe n'abakurambere babo, baratutira baratura, baharema gakondo z'imiryango yabo. Burya ntabwo ari byiza kuyuko hari umugani abanyarwanda bajya baca ngo bakunda inkwi bakanga abashenyi. Bakunze ubutaka ariko bakanga bene bwo babugize bwiza, bakabututira bakabutura, bakuremamo gakondo zabo. Niba ushaka kubirukana, niba birukana n'ubutaka bwabo, kilometero 12,553 zose ziriyo bazigarukane n'abana b'u Rwanda. Bariya turabemera, ni abana bacu, ntabwo ari igitangaza kuba bari bafite nationalite ya Kongo, ariko nationalisme ni u Rwanda. Umuco, imitekerereze, imigenzereze, filozofi yabo ni y'u Rwanda, ntabwo cyari igitangaza. Ariko nationalite, ubwene gihugu n'ubunyekongo, kuko babakatiye ku butaka bwa Kongo. Erega ntabwo ari ibanga, kuko biriya mu imyaka 100 ishize ntabwo ari myinshi.
ushobora no gusanga mu badage bakaziye mu mipaka harimo n'abagihari n'ababirigi bari bahari muri iyo nama cyangwa abongereza, ntabwo imyaka 100 ari myinshi ibyo bibaye wasanga banahari. Icyo rero ntabwo ari ibya kera nka bya bindi tujya twumva tuvuga ngo Gihanga yabayeho ngo mbere habayeho abami bimanuka ngo habaho ngo abami b'imishumi. Oya, birebyo nta genekereza rihari kuko amatariki inama yabereho arazwi, imyanzuro yafashweho irazwi, n'igihemerejwe, n'igimipaka yashyiriweho, n'ubutaka burahari. Nakoze ubushakashatsi ngendeye ku bya Kagame yakoze, nsanga Kagame n'ikarita yashushanyije ariko siwe Musenyeri ariko Musenyeri Kagame rakoze cyane. Musenyeri Kagame hari karita yashyizemo, ariko nakoze ubushakashatsi nsanga yarakozwe n'ababirigi ari urwego rwo kuyobya uburari ngo bagira akantu gato bagaragaza ko bakoye ku Rwanda, bafata Kivu ya ruguru n'akandi gace ka Kivu y'epfo, ariko burya Kivu y'epfo n'iya ruguru uko zakabaye bwari ubutaka bw'u Rwanda. Reka ngushimire kandi turarikire n'abandi bose bumvise iki kiganiro, niba hari aho batumva neza, hari aho bashaka kukubaza babitwandikire. Reka ngushimire cyane Nsanzabera. Urakoze cyane nawe.